Celebobo Studio. Celebobo TV. Celebobo TV. Yes, reka nongere mbasuze mwe mudahemwa kudukurikirana hano kuri Celebobo TV. Njye muri kuvugana nawe ni Celebobo. Ese mumeze neza? Reka nizere ko mumeze neza. Niba mutanameze neza, Imana iraze ibikore, Imana iraze ibigenze neza. Kandi ngenda nabyizeye. Yes, hari abantu benshi bajyambwe bati se Celebobo ko tutajya tukubona kuri kamera biba bimeze bite? Twumva ijwi ryawe ariko nago tuba turakubona imbone nkubone bimeze bite. Niyo mpamvu navuze rero ni uyu munsi ndaje nanjye mbiyereke imbere ya kamera. Mite mbona gusuza n'umukameraman cyangwa se umudiyopi bakaba bamwita Chris. Ndagushimye cyane yuko ugiye kumfasha mu iki kiganiro ngiye gutanga hano ku banyarwanda. Yes, mu buzima busanzwe rero navugaga ni mukunda kunyumva ariko ni mumbone. Inshuro nyinshi buriya hari system isigaye yaraje, niba mutaranayimenya nayo ngira ngo mbabwire. Buriya abantu benshi muzajya mubyumva ko niba nk'umuntu ari kuvuga ari mu kiganiro hari igihe uba utari kumureba ariko ukajya wumva ijwi rye. Ibintu rero ubu ngubu bisigaye byarahindutse bitewe nuko ubona nyine isi igenda ihinduka umunsi ku wundi. Twavuye muri analogue tujya muri digital. Ubwo rero bivuze ngo niyo mpamvu usanga tekinike zisigaye zikoreshwa. Mbere wajya kubona nk'umuntu niba agiye kuri tele gufata amakuru ukabona ari kumwe n'undi muntu ugenda amuherekeje nyine kugira ngo ajye amufatira amakuru. Ubu rero byarahindutse, ushobora gufata kamera, wamara gufata kamera ugahagarara ugiye uri gufata amakuru ubasa umuntu ariko ukaburi no kwikamera. Niyo mpamvu ubona inshuro nyinshi usanga nyine kuba wabona umuntu ari kugaragara bitagikunze kuba byabaho. Nubwo buryo busigaye bukoresha ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko noneho nisunga Chris kugira ngo aze amfashe. Niyo mpamvu muri kundeba nyine noneho ari kumfata nanjye nkaba ndi kuvuga. Nubwo buryo dusigaye dukoresha ko ubundi mu buzima busanzwe ni umuntu usanzwe nyine. Abanzi baranzi abo tujya tuganira bajya babibona nyine biri aho ngaho, ntabwo njya nkazi ibintu mu buzima busanzwe. Yes, nibyo navugaga rero mvuga ni ntago mwajyaga mumbona ndimo mbabwira n'impamvu nyine zimwe na zimwe ziba zituma umuntu atabasha kuboneka. Ariko umunsi noneho ndaje ngo tuganire ewana imbone nkubone, ewana mbabwire ese Celebobo ni muntu ki, ateye ate, aba ate mu buzima busanzwe. Ewana mu buzima busanzwe umusore utajya agira ibintu byinshi. Ubwo mvuze ibintu byinshi nta musore nyine utajya agira desordre. Shaka yuko niba tuvuganye ibintu tubirangizanya neza, ukuri kwanjye kukaba ukuri. Niba nkubwiye ngo ndashaka unkorera ibi tukabyemerana ukemera yuko uri bubinkorere, icyo nicyo mbashaka kubinkorera. Noneho niba nkubwiye ngo ubinkorere ukumva atari byo ukambwira ko utari bubinkorere, nanjye icyo nicyo mbashaka kugira ngo menye yuko turi kumwe neza. Ibindi navuga byo mu buzima busa sore gato. Yes, nibyo navuga rero usanzwe umuntu utagira iriwasi nari biryanjye ndi inana nziza, inana y'Imana. Mujye munsura tuganire na wasi. Iyo mbonye nanjye numva bishimishije nkumva merewe neza. So nibyo navuga rero nkavuga ni nkamwe urubyiruko mufite byinshi byo gukora. Ari ubu ngubu ari nahazaza. Ni gute nkayo nk'urubyiruko utashaka ikintu wakora ngo ube wakwiteza imbere? Hari benshi usanga bakunda kuba binywera agacupa, abandi bakabikundira agatabi. Okay, niba ubinywa nta kibazo. Impamvu nta kibazo uzagenda ubivaho gake gake. Niba ubinywa ntihazagire ukuvuga nabi, ahubwo bakwegere bagufashe kugira ngo uzagende ubivaho. So nibyo mba mvuga rero ngo nyawa ni ese nkawe urubyiruko niba utangiye kunywa inzoga nyinshi cyane cyangwa se ukabonywa agatabi kenshi cyane, ubu ngubu urumva ahazaza wenda nitujya muri cyagiye bava ngo ibihumanya ikirere bagiye kubikuraho babice n'ibyo by'imyotsi n'iryo tabi riveho, uzajya unywa iki noneho? Ese ubu ngubu bishatse bwo ntiwarirekana? Ushobora kuba warireka ubishatse, ariko burya nyine byose ni mu mutwe w'umuntu cyangwa se n'ubushake bw'umuntu. So rero urubyiruko ni byinshi tugomba gukora, ariko burya
bisaba yuko dusa naho dufatikanye twese. Niba uhuye na mugenzi wawe ukabona gukora ibintu bidakwiye, ushobora kumubwira, ntago yahera ko n'umunga kugaye bitewe no kwamugiriye inama, kuko uyu munsi cyangwa se ejo hazaza aba ari we nshuti yawe, niwe ushobora kuba yagufasha muri byose. Niyo mpamvu rero burya iyo ushyigikiye mugenzi wawe, niba ari ibyo umubonye bitari kugenda neza, nawe iyo bitangiye kugenda neza byibura ndabikesha kanaka, ndabikesha Cele Bobo, ndabikesha Chris, ndabikesha Narcisse, bitemo no gusuzuma umuntu bita Narcisse ewana kuri channel bita Ibihe TV show 98, suza umuntu bita Nepubi nawe kuri channel ye nawe ndamusuhuje, bayita MMX Nation TV nawe ndamusuhuje kabisa. Courage namwe muri abasore, ubona yuko mwiteje imbere byibura kandi mu kiroro urubyiruko, urabona yuko byibura ahazaza hanyu ni heza. Yego nibyo, ariko nanone buri hari byinshi mwagiye mwigoma kugira ngo mugere aho mugera. Rero kuri iyi si y'Imana kugira ngo ugere aho ugera hari ibyo ubasha kugenda wigomwa, utigomwe rero ntacyo wagira. Niyo mpamvu bavuga ngo burya umwana uzaba umutware ntakina nk'abandi. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uzi yuko ushaka kuzaba umutware, itoze kujya ukora ibitandukanye n'iby'abandi. Nimba hari aburi kubona bari kugenda mu ngendo zidakwiye cyangwa baca mu ngeso mbi, abo ntuzabishinge, kuko wumva uzaba umutware, shaka ubundi buryo bwawe ushobora kuba wakoramo ibintu noneho bigaragare byo baravuge bati uyu nguyu we aba afite innovation, akora udushya. Niyo mpamvu uzajya kubona bavuge bati uyu muntu afite itandukaniro n'abandi. Hari abandi bantu rero njya mbona nabo inshuro nyinshi nko kuri social media, hari abantu bakunda gupostinga ibintu byinshi cyane, kandi biba ari abantu buri hari ukuntu umuntu aba yababyaza umusaruro. Buriya baruzi yuko nkamwe mufite za business mukora ibintu by'ubucuruzi, burya ushobora kujya kuri za Facebook, hari abantu ubona bakunda guhora bapostinga ibintu. Bari abantu burya ushobora kuba wabegera bakajya kupostingira ibintu bya, hari abasore benshi njyamo na postinga nk'ibintu by'inkweto za downtown atari nizabo, nkajya mbona barapostinga inkweto, ariko byibura nubwo ziba atarize, buriya umuhaye igishoro bigaragara yuko byibura ubona yuko hari aho bishobora kuba byamugeza. So bivuze ngo rero ashobora kuba hari uwo abapostingira umuha akazi ngo babita ngo naba hoteli ngo barababyetesha. Icyo gihe niba abonye n'utwo dukeya ashobora kutwisevinga, tukaba twamufasha ejo nawe akabona agakweto keza cyangwa se akabona umwenda mwiza, akaba yagura akamikoro nk'aka nanjye mba naraguze. Ubu nanjye namaze nk'icyumweru cyose naryo kugira ngo aka kamikoro kaboneke. Nanjye nyine harimo ibyo nemeye guheba. Murabizi ntabwo uzabona Kristo aje yikoreye kamera ze ari nyinshi cyane ngo ugire ngo arazitoraguye. Hari utuntu uba wagiye ureka mani, ntabwo tukirya bwa buntu bwo, ntabwo tukirya amabombo, ntabwo tukirya same, ntabwo tukirya za biswi. Urumva wenda ntabwo n'ubundi tugeze twarazirenze, ariko natwe tuba twaradetse kugira ngo tugere aho tugera. So bivuze ngo rero icyo twabuze ni igishoro. Tubonye abashoramari badushora twana kabisa, ariko reka tubise uransigaye mbona n'ubundi burayi, nsigaye mbona nkabona mu Rwanda meze neza. Njye mbona izi avuga ati urubyiruko mugomba gukora cyane mukiteza imbere, akatuza ajya tuzana n'abashoramari. Nguhaye mwena nkukubise nka miliyari nk'eshanu z'idolari, yamara kunkubita nka miliyari nk'eshanu z'idolari agahita bati genda ushinga televiziyo hariya. Abantu ngahita nyira ngashinga televiziyo, mwe munkamerera, mwe muri kubikora ubu ni mwe zakazi mwana, mukore cyane ahubwo mushyiremo crash. Okay, urumva ko rero nibyo urubyiruko tuba tugomba no kwigirira icyizere. Ni nk'akantu mashyizemo nyine ngira ngo tuganire, ariko nabyo birashoboka, kuko burya iyo umuntu agiye kubaka inzu, nibaza ko ngiye mu mitekererezanye numva ko abanza kugira purpose cyangwa se abafite intego objective, kavuga ati ngewe ndashaka kubaka inzu. Ariko noneho yamara gutekereza uko ashaka kubaka inzu, akibaza ngo mbere na mbere pura zikorerwa mu mutwe. Noneho pura iyo zimaze mu mutwe yamaze kuzikora neza, nibwo ahita yapurika bya bindi yatekereje. Kuko rero utabashije gutekereza, ntago utabashije gutekereza nyine ntago wabasha no gukora bya bindi, kuko ibitekerezo nibyo bibanza mbere, noneho ugaza guhita ukurikizaho cya gikorwa. Hari akantu ejo bundi nabonye abantu bapostinze kuri Facebook arimo bavuga umusaza
ubona ari kwibaza cyane mu mutwe byamurenzemo yibaza ngo ni gute amafaranga afite mu mutwe nayakoresha. Urumva yafite mu mutwe ariko mu mufuka nayarimo. So icyo gihe rero natekereza gukoresha amafaranga afite mu mutwe bizamusaba yuko akora. Yavuga ati natekereje ko afite miliyoni, none miliyoni ndabibona gute? Yemera agenda kubura umuhanda bayamuhe, none uragenda akora ikiyedi, yemereye agenda akora isuku. Ari nabo njya mbona imodoka ziparika umutipe agahita avanamo umupira ukabona arayihanaguye. Ariko buriya nanjye imodoka nayihanagura mwana Chris, nayihanagura tu, ntago nakubeshya mani njye so mbone ko ngende najyo njye ubone igihe bafite imyaka nk'itanu y'ubuligende njye ntago njya nzana ibintu byo kwirya bya matatizo. Urumva ntago akora cyane no kumpesa inote. Iyo njya mbona abasore muza mwiryaga muvuga ngo ntago wakora ikiyede, mwana wagikora se si wagikora? Akazi kose ni akazi. Icyambere nuko udacika kuvuga ati yewe niba nkoza aka kazi nkabonamo icyo kibiri ndikomereza nta kibazo, ngende nanjye nyiryohemo. Niba umuntu ankubise icyo gitanu nta kibazo. Icyo gihe bigucamo ubunebwe bwabonebwe wari ufite ukabureka. Niba ukoreye duke ukavuga ati ambo ubwo turi kuza ari dukeya, ejo hazaza n'utundi ngende nkusanya, ejo ukaba ubaye umukire miliyoneri. Ko nanjye mba nabategura ikiganiro cyo kubaha ka motivation, vuga ni courage, nta kidashoboka. Icyambere burya nuko ubugambira gukora ibyiza, ariko nimukora nibibi buriya bazana bafunga. Rero mwana, hari abasore bamuzehe barakaye buriya babajyana isheni. Icyambere nuko mwitwara neza, bitwara neza mu murongo mwiza. Gusa hari abasore njya mbona b'abanyarwanda baba IT, namwe icyo nshimira aba IT bacu, ntago ndumva aba IT bakora ibintu by'ubujura kuri internet. Njya mbibona ku social media, numva nko muri Nigeria niho haba ibintu byibishwa abanga mu Rwanda. Natwe dufite aba IT babikora abana bakaniba amabanki menshi bakayakora cyangwa se n'ibindi bigo by'imari rusange. Ariko ntago mu Rwanda ibyo twe ntago tubikora. Twe dufite uburere, ahubwo niba uzi ibyo bintu ukaba uri umuhanga muri byo, uba ugomba kugaragaza impano yawe kugira ngo igihugu kikubyaze umusaruro, cyangwa se natwe urubyiruko tukwigiraho tuvuge tuti uyu musore wacu byibura afite itandukaniro n'abandi bose. Icyo gihe rero niba ukora ibyo byiza, natwe tuzakwegera udufashe twese tubashe kugenda tujya muri tekinoloji. So ndabizi ko benshi mu muduhe n'ikiganiro ushobora kuvuga uti njyewe nzi gukora ukaza ukanyijwa bati sire ndaje ngo ume ikiganiro ngo gukubita ikiganiro hano tukaganira ukabyereka abanyarwanda babishima nyine bakakuyoboka. Si byose bihera hasi. Njye nta muntu ugize n'ikiganiro navuze ngo umuntu uzashaka ikiganiro azampamagare. Nimero yanjye ni 0785 51 688 47. Icyo gihe uzampamagara uzi ikiganiro tuganire niba ari ibyiza ukora. Ariko njye ntabwo sinjya nkunda gufata abantu bambwira ibintu. Hari ibintu nanga mu buzima bwanjye ko bazasebya leta cyangwa igihugu cyanjye. Umuntu uzanzanamo ibiganiro byo kumbwira kuzanaho ibintu by'urwango mbega yagize icyo byamarira cyangwa se byahinduraho muri sosiyete nyarwanda. Rero uharanira gukora ibyiza tuzakorana, wishima yaza ukanezerwa, wowe akorane nta kibazo. Umuntu uzi ibintu bidafututse njye ntabwo njya nkwana. Ngenda umunsi rimwe n'abantu babaje. Iyo uri umujene ukaba ufite mu mutwe hatekereza neza, akora neza, tubasha gukorana nkaguha ikiganiro. Niyo mpamvu harimo abo uzajya kumva barimo barambwira ngo nabimye ikiganiro. Ntabwo njya mpfa nta muco ikiganiro nawe. Iyo uje ukambwira nkabona koko uburere ikibazo n'ikiganiro kuko nibyo tuba dukeneye. Nushaka ube warigeze kubikirara ariko ukisubiraho ukambwira ati njye nisubiyeho ndi umwana mwiza ndaje dukwana ikiganiro nzakigwa nta kibazo tuganire. Nicyo mbereho kugira ngo nanjye mbafashe nk'urubyiruko, abanduta abo nduta. Buriya njyewe n'umuntu nduta ashobora kungira inama nkayumva kuko burya nta mukuru ubaho, kuko burya ibitekerezo by'umuntu nibyo bigaragaza niba ari mukuru cyangwa se adakuze. Kuko hari n'umuntu ushobora kubona ukabona arakuze ariko nawe wareba imitekerereze ukabona nawe ubwe arisuzuguza, ukabona undi mutoya ahubwo wareba ibitekerezo bye ukabona
ni iby'abantu bakuru. Hari umugani bajya baca mu Kinyarwanda bakavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bushobora kuba bwamugeza ibwami, ariko igihe ashobora kuzamara ibwami kigenwa n'ingano y'ubwenge bwe aba afite. Ndibaza niko bawuca. So rero bivuze ngo burya yagiye ushobora kubona umuntu physically, umuntu ashobora kuba hari ikintu yangiza wowe yamfasha mu buzima busanzwe, yangiye inama zifatika, ariko mwaganira ukaza gusanga n'ubundi nta kigenda cyawe, ubwo abandi wapingaga ugasanga yakugira umumaro kurenza nawundi. So bivuze ngo rero ntukajye upfa guciraho umuntu iteka uwo mutaganiriye, burya ntago umenya imitekerereze, ariko burya uba ugomba kuganira na buri wese ukumva icyo atekereza ku bintu abona. Niba hari icyo ubitekereza ukamubaza mukaganira, burya biryari igihe bigufasha. Ntuzagira umuntu n'umwe usuzugura cyangwa ngo umuntu wese uzumva yifuza yuko hari icyo mwaganiraho uzamutege amatwi umwumve kandi umutege n'amaso. Ubwo kumutega amaso nibyo nimba ngo iyo uganira n'umuntu biba byiza iyo muri kurebana mu maso ukamubwira ikintu nta soni ufite, kandi nawe akakubwira ikintu ubona yuko ukajya umutega amatwi, bigaragara yuko umuteze amatwi kumureba nyine, birya bigaragara yuko nawe uba ufite uburere bwiza. Ibyo nitubikurikiza nizera yuko wenda mu gihugu cyacu tuzagenda tukigira neza, n'isi yacu dutuyemo ikabasha kuba nziza, dore yuko banavuga yuko umujene wese ahari aba agomba gukorera isi ye kandi ikaba nziza. Murumva yuko rero nubwo ikiganiro twagiye tugikora mwagiye mukunda kumva harimo amajwi mu gikafu biziga byatewe nuko n'ubundi ku manywa nagize gahunda nyinshi yo ndavuga nari ibiganiro n'injoro, niyo mpamvu muri kubona ko waka cyane. Mwabona ko nabaye umuzungu nyine kubera itara, ariko ntago ndi umuzungu cyangwa ngo muzanshinje ngo naritukuje. Njye ntago nitukuje, ndi igikara ndagapfusha rukara sinababeshya. So hari akantu umujeni wanjye ambajije Kristo arambaza ati se nk'abantu bakoresha YouTube channel ni ihe nama wabagira? So hari abantu bakoresha za YouTube channel benshi barashya muri ibi bihe barashya. Njya mbivuga ngo hari abantu zatwitse nepobe umeze utenda gusuhusha, ariko nubwo channel rero zitwika abantu, hari abantu usanga barabigizemo uruhare runini. Buriya YouTube bivuga yuko mu mategeko ya YouTube niba ugize abasubscribe 1000 ugira abasubscribe 1000 ukagira amasaha 4000 views zurumva n'ubundi zo ziba zimaze kugenda zizamuka. Icyo gihe niho waprayinga usaba ko wagira monetize kugira ngo ubwo urumva YouTube yo iba yakubajije ko ikeneye abasabu 1000 na ya masaha 2000. Niba wabyujuje noneho ubwo mutangiye gukorana ibibona yuko utigeze uyikinisha nuko wowe ushaka ko waba umunyamuryango wabo ukemera gukwana nabo. Icyo gihe rero numva ko nawe noneho bimaze kurenga za subscribe 1000 bikaba bimaze kurenga n'amasaha 2000 waratse monetize yo bayigwaye, noneho mutangira gukorana bakwishyura. So none rero harimo abantu usanga bibeshya, ugasanga bari kuvuga ngo niba nkereye YouTube channel ugafunga YouTube channel, akimara kuyifungura agahita abona hagiyeho abasubscribe 10. Iyo cyo gihe kibonye rero amaze kujya abasubscribe 10 ahita bati wapi ibintu ntago byazavamo. Abandi harimo abantu nabo bigize nk'amabandi bagenda agafata nk'ama email agera nko ku ma email nk'igihumbi, amara gufata ama email nk'igihumbi agakereyaho nyine kuri email igihumbi. Urumva iyo akereye za email igihumbi, wowe uraza niba uje kugura views na sub, we aragufatira akajya akoraho kuri sub, none ukaza kubona subscribe zibaye 1000. Icyo gihe urumva bigaragaza yuko ufite sub 1000, ariko ni ibintu bimeze nk'ibirobo, ni nk'ibipupe. Abantu barahari ariko nibabireba wowe gushaka audience yuko abantu babona yuko ukurikirwa kandi udakurikirwa. Icyo gihe nimwe hamwe uzabona umuntu ashyira aka video ukabona na views nimwe iriho. Burya umuntu uzabona ukabona ashyizeho video ukabona hariho views 5 kuzamura, burya muntu burya ibintu bye inshuro nyinshi ubusanga uriya muntu nta n'ikibazo. Usanga hari igihe usanga wenda ari uko bitazamuka aka video kamwe kona byose biri kubye bise biba nyine bikazamuka. Ariko icyambe ni mwige gukora, uvuga uti byo niba mfite sub 2 reka nongereho video nkore video z'ubwenge mu mutima abantu ndebe ikintu bakunda,
none iyo umaze gukora ubwo buryo ukoresheje iyo systeme nibwo baza kubona yuko ibintu bya birimo bigenda neza kubera yuko wowe uri gukora cyane abantu kugenda gukurikirana YouTube nayo ibijya kwana nayo tangira kugira umunsi kuwundi ushyiraho akantu bakagenzura icyo ushyizeho cyose inyandiko yose ushyizeho baya mujya mubibona ko ari n'umuntu ufata video ugashyiraho n'andi zifite bari gushaka kwandikamo ukajya kubona ukabona bagushyizeho copyright. Icyo gihe urumva ko nikosa baba bakubonye nyine baba bagushinjije. No mpamvu navuga ngo mujye mubyitonda ibintu bya YouTube mubikore mu mucyo nta bintu byo kuza muzana mu bwenge bwinshi kuko aba muri gukinisha buriya bafite ubwenge burenze ubwanyu. Mwebwe muri kubakorera bo batangiye gukora ibi bintu kera bagiye bahura n'amabandi rero asumba mwebwe aruta mwebwe menshi cyane akaza. Rero ubwo bunajye mwebwe muri kuzanamo abo mukina nabo ntago mubazi. Uzajya kubona ubone nk'umwana yifite nka cani ifite sabu nka 70 wowe ugure sabu 1000 kirya gihe rero uburutwa n'urya mwana ufite sabu 70 kuko ziba ari original. Kandi nanone mujye mwitonda abantu muha amail yanyu no password yanyu burya benshi nibo bazajya babiba ayo macano yanyu. Mugomba kubikomeraho rero mukitonda ibintu byanyu kugira ngo bigende bicamo. Kandi mbabwira ngo n'abana mufite ya YouTube channel courage ndabashima cyane mwahisemo neza kuko YouTube channel ni ikintu cya social media kitajya kirangira. So rero iyo wabikoze neza ugatangira uragumya ukaka nyine ntago wazima. Kandi burya iyo uri kwaka burya bisaba yuko ukomeza ukimenamo nyine inkwi nyinshi kugira ngo ukomeze waka. Rero iyo za nkwi zibuze urazima. So bivuze ngo rero mugomba kwimenamo imyoto. Ubu mvuze imyoto mugiye kunywa ibintu wapima. Yes ndashoje rero ariko nsoza mbabwira ngo courage nkunda abantu bakora kuko nanjye nkunda akazi. Kandi nkunda n'abantu bamakazi muzamakazi nzi ibintu bya electronic nzi ibintu by'amashanyarazi nzi ibintu by'itangazamakuru nzi editing nzi gufotora musa nakazi na kamwe katabaho. Imodoka ndayizi muzamakazi kubushoferi perime ndazifite nyinshi kategori nyinshi perime ndayifite n'amakategori menshi muzamakazi rero. So bivuze ngo rero mbona no kushimira abantu mwese mwayimo ngurikenye ko mbere yo kubashimira hari abana mujya gukoresha ama YouTube bakabakora YouTube zitanabaho. Mujye munshaka mbakorere YouTube nziza cyane mbakere YouTube ewa nimbuga zitandukanye zibakere kandi bizajya bigera mu buryo bwinshi nzajya ngenda mbafasha nanjye mu byo nshoboye akijya gipfa kunana atereka ikintu nagezeho. Okay rero kandi yes mwakoze cyane rero kwanwa mudukurikiranye mitemo no kubabwira ngo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kandi n'abatarakora subscribe mukore subscribe mukore share kandi mukagukora na comment turabakunda cyane. Naga yuko nkunda kumbo kunda gafaranga katujabutse uragenda no love no love iyo ukunze ubukunze ntujye utatira igihango kandi waralalutse uragenda no love no love. Abasole bakubeshya batangira kukwanga bagusebya bikomeye bati nta kigenda in the bed no love no love in your heart no hola in your heart no hola in your heart in your heart in your heart in your heart no hola in your heart no hola in your heart in your heart ngelaga yukunda kumbo kunda gafaranga katujabutse uragenda no love no love in your heart no hola in your heart no hola in your heart in your heart in your heart no hola mama no love there is no love yeah.
to my family, never give up because God is above all. Oh, yeah man. In your heart, 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 in your heart. Ngilaga yukumunda, kumbukunda gafalanga, katujabu tulatenda. No love, no love. In your heart, you know, no love. In your heart, you know, no love. In your heart, in your heart, in your heart. In your heart, you know, no love. In your heart, you know, no love. In your heart, in your heart. I need every